Reka mbasuze kandi mbivuze byiza mwe mukomeje kudukurikira kandi mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi. Reka tureze nikaze abakunzi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni Asifiwe ndetse na Aga Promoter. Abangaba nyine murabazi ko ari couple ndetse couple ikunzwe cyane n'abatari bake. Ni Asifiwe rero uzwi ku izina rya Micky, ngo akaba akina amafilime nyine, akaba abana mu buryo bwemewe n'amategeko n'uyu Pacifique cyangwa se nyine Aga Promoter. Ku inshuro rero biravuga ko baba bamaze kwibaruka, dore ko nabo babitangaje mu mafoto meza cyane agaragaza imyambaro y'umwana, dore ko bamwe rero babikurikira babyishimiye mu buryo budasanzwe. Hari abibaza bati ese ni umukobwa cyangwa se ni umuhungu, kuko nabo rero bateye agacarende cyangwa se akabazo mu bantu, barababaza bati nimutubwire niba ari umukobwa cyangwa niba ari umuhungu. Namwe rero ni mu bifore muraza kutubwira muri comment. Abangaba bagiye bacibwa intege ubwo rero ku itariki 31 Mutarama 2026 akaba aribwo rero bakoze ubukwe. Hanyuma nyuma rero bamwe bagiye babibwira ko bavuga bati abandi bazamarana kabiri, ntibazamarana igihe kingana gutya, dore ko bamwe batari bazi ko n'iki gihe gishobora gushyika. Ku itariki rero 31 nibwo mu kwezi kwa mbere nyine nibwo uyu Aga Promoter yashyingiwe nyine cyangwa se asezera mu buryo bwemewe n'amategeko n'uyu Asifiwe cyangwa se nyine Micky. Ni ubukwe bwabereye ku Gisozi, akaba ari ubukwe bwatashywe n'abasitari benshi bagiye batandukanye, akaba ari ubukwe bwabereye muri Romantic Garden. Bamwe rero mu bari bariyo murabyibuka ko byari ibirori byiza kandi biryoshye cyane. Ku itariki 27 Ugushyingo 2025 nibwo rero aba basezeranye imbere y'amategeko, ubundi babisezeranira mu biro by'umurenge wa Nyarugenge. Bikaba ari naho hahereye inkuru rero zivuga kuba uyu Micky yaramaze gutandukana na Disii. Bamwe batekerezaga ko uyu Micky uko byasa kose urukundo rwe yayiguriye Disii kuva mu mpera cyangwa se mu ntangiriro nyine z'uburyo yamuzamuragamo, bumvaga ko nyine ari bo bazaba bagomba kubana. Ariko ku inshuro rero uyu yaje Aga Promoter avuga ati ngomba kukugira umugore, akugira umugore, tukabana tukabyara umwana. Uyu Micky rero akaba akunzwe muri filimi agenda agaragaramo hamwe n'abasitari bagiye batandukanye, cyane cyane Kiramani ndetse na Nyambo, by'umwihariko na Sabi nyine akaba aribo bafite izina rikomeye kugeza amagingo ya muri sinema nyarwanda. Abangaba barakunzwe cyane n'abatari bacyo, ndetse n'uyu Aga Promoter nawe akaba akunzwe cyane mu biganiro bigiye bitandukanye by'umwihariko ku miyoboro igenda ica kuri YouTube. Bruce Melody na Nabandi bamwe mu bafana bamaze gushyika Nyagatare kuri uyu munsi nyine, dore ko ejo aribwo bazabasha gutaramira hariya Nyagatare. Ni ibirori byitezweyo rero kuzaba byitabiriwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, nk'ibyabereye rero Musanze, ndetse ingamba zikaba zaranahindutse kw'aba bombi. Bakaba biteguye gutanga ibyishimo birenze ibyo batanze mbere. Ni ukuvuga ko nyine abangaba bateguje abafana babo ko ibyo babonye Musanze bizaba byikubye kabiri, nk'uko umuhanzi The Ben na Bruce Melody batatinze cyangwa se batatinye kubigarukaho ubwo bari mu gusinya rero kontra hamwe na Airtel Rwanda. Uwitwa Yago Pondate nawe yabigarutse rero aravuga ati ibigiye kubera Nyagatare iwacu aho mvuka mu byitege cyane. Yateguje rero n'abantu b'Inyagatare rwose, arababwira ati mwitegura ubundi tuzajye gukubita Bruce Melody, cyangwa se nyine yabivuze mu bundi buryo ariko yagaragaza nyine ko ari Bruce Melody. Ati tuzajye gukubita Bruce Melody agakoni rwose, dore ko uyu The Ben ndetse na Yago nyine ari abafana mu buryo budasanzwe. Ariko hagati ya Yago ndetse na Bruce Melody ntabwo bacana uwaka. Nayo mpamvu rero Yago yavuze ati bantu b'Musanze nako bantu b'Inyagatare muhaguruke cyane rwose, ubundi tuzajya gushyigikira Tiger, ubundi Bruce Melody yamukubita agakoni nk'uko bakamukubisa hariya Musanze. Nubwo benshi rero ariko bagenda babivuga, haribazwa rero ari inzu uzabanza stage, dore ko ubwo Bruce Melody yageraga ku rubyiniro
bamwe mu bafana batangiye gutaha mu bice. Uyu The Ben yari wabanje stage, ubundi akubita inshuro ubona ko stage yashyushye, ariko Bruce Melody agezeyo wabonaga ko nyine byatangiye kugenda byicamo ibice. Gusa rero bamwe mu bakunzi b'iyi timu Bruce Melody ndetse na The Ben baravuga ko rero hashobora kuzaba bimwe mu bidasanzwe byabereye Musanze ubundi bikaza bibyikubye. Nyuma yaho comedian cyangwa se umunyarwenya Pirate amaze gutabwa muri yombi, rero hari abavuga ko uyu Pirate yamaze guca akarumira ibijyanye no gufana ndetse akaba atazagaragara hariya Nyagatare ku buryo yagaragaye Musanze. Rero gusa hari ikibazwaho byinshi rero kuri ibi ngibi, dore ko uyu Pirate akiva rero mu gasho aho yari afungiye yaje rwose yarahindutse, ubona ko ari umuntu amagambo yamubanye make. Ni nyuma yaho rero uyu Pirate yarakurikiranyweho icyaha cy'ihonyora ry'uburenganzira bwa muntu nyine, aho yifashishije umuntu amushyiramo ikiziriko yamwambitse irangi rya Tiger, akagenda avuga ati nimuze tubohoze abo Bruce Melody nyine yajyanye. Ntabwo byashimishije abakunzi ba The Ben, ndetse nyine akaba ari no mpamvu bafashe intambwe ya mbere begera rero ubuyobozi bwo ku karere ka Musanze, bikaba byaratumye rero uyu musinga atabwa muri yombi kugira ngo abashe kugororwa. Byose turakomeza kubibagezaho, n'ibya Musanze tuzakomeza kubibagezaho, gusa nuramuka udakoze subscribe ntacyo nkwijeje kuzabona, ariko ku muntu wakoze subscribe we tuzabana gatanu ku kandi.